Nshuti zanjye, nagerageje kureba ibintu bitanu bishobora kwica ubukwe. Icya mbere ni ukumva amabwire. Satani akunda kutwumvisha amabwire, agatuma urukundo dufitanye n'Imana twumva rudahari. Ariko nagira ngo mbabwire, iyo ukunda umuntu bakavuga amagambo, barakubwira bati uko tukubwiye ibibi ku muntu mugiye kubana urarenza wiki, umukobwa ahita akubwira ati ibyo nabyo umbwiye birushijeho gutuma mukunda. None se niba uvuze ko iwabo nta kigenda, ukaba uvuze ko iwabo nta kintu bageraho, ukaba uvuze yuko nta n'umuntu w'iwabo uzwi, urumva njyewe nk'umuntu uzwi ntakwiye kubana nawe ngo amenyekane? Iturufu yose uzana ku muntu ukundana n'undi, iyo turufu uyizana ugira ngo batandukanye, ahubwo akaba ariyo ibunga. Nibyo nshaka kuvuga. Ikintu cyose Satani azazana ngo aguteranye n'urukundo rw'Imana, ahubwo jya ukifashisha ukundane n'iki? N'Imana. Mu bukwe burya iyo utazwi mu bukwe bakuzanira fanta, ukabwira uti ujya kubona ukabona umuntu akuzaniye tonique, ukambwira se ko nashaka kunywa ka orange ko nanashonje koko, ukamubwira uti genda ujye kuyihindura, yagenda agarura sitoro. Reka dajya kubona ukabona ahinduye ikaritsiye yatangaga amafanta yegereye hirya iriya, ukazamubwira uti biteze garuka, akagaruka amubwira uti ya fantazi nazo zashizemo. Ubukwe utazwimo, utagize icyo umaramo, utera urutoki uti hano ntibirahagera, bati buretse turaje, wajya kubona ukabona batangiye kubaka imiheha bavuga ngo birarangiye. Yohana yirinze kurya icyubahiro cya Yesu, arangije aravuga ati hoya ngomba gukinguruka. Yesu akabonana n'iki? N'umugeni we. Nahoze ndimo kuhasoma amagambo atangaje avuga ngo hagati ya Kristo n'itorero rye hariho isano ya bugufi kandi yera. Kristo ni umukwe, nawe itorero ni umugeni. Kristo niwe mutwe, nawe itorero rikaba umubiri. Ubwo rero kugirana umubano na Kristo bisaba kugirana umubano n'itorero rye. Amen. Ndakangurira abantu, uko umubano ufitanye n'itorero ugenda ugabanuka, uko umubano ufitanye na Kristo ugenda ugabanuka, ni nako isano ufitanye n'ubukwe bw'umwana w'intama igenda ikurwaho. Ukwiye rero gusigasira iki kintu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Reka nsabe kuri iyi sabato nziza twagize, buri muntu arebe uwo wagize amahirwe bakicarana, amwifurize isabato nziza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka kandi nishimire abana b'Imana babyawe ubwa kabiri, nshimire n'abasigaye bakomeje kurwana n'intambara, tukaba twagejeje nimugoroba intambara zabo zitaranesha neza. Bifurize namwe gukomeza kunesha, kugira ngo ku mubatizo ukurikira Imana izabahe amahirwe yo gusohoza ibyo mwayisezeraniye. Imana ibahe umugisha. Ntabwo nabura gushimira abantu twabanye kuri YouTube ya korali Ijwi ry'Ibyiringiro, ndetse n'abagiye bajya kuri Kwiringira. Namwe Imana ibahe umugisha, twarabanye. Iminota yo turaza kubona indi, ariko iyi ngiyi yo munyemerere tujye mbere, tujye kwiga n'ikigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo cunga ubukwe bwawe budapfa. Cunga iki? Ubukwe bwawe budapfa. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugize umugisha cyane wo kongera kuganira ku ijambo ryawe. Turuka mu gitondo, ijambo ryawe ryadutunze urutoki yuko turi abanyantege nke, ryadutunze urutoki yuko dukeneye kukwisunga, ariko ryanadutunze urutoki yuko ari wowe uduhanze amaso kandi utwitaho. Muri uyu mwanya rero tugiye gukomeza kuryiga. Mu gihe turimo kuryiga ubane natwe, Mwuka wera aduhindure uko ushaka, kandi ibyifuzo byawe aba ari byo uduhereza, kugira ngo ibyo ukunda aba ari byo dukunda, n'ibyo wanga aba ari byo twanga. Kandi buri muntu wese uri hano
abashe gushyikira isezerano ugiye kuduhera muri iki cyigisho. Ubwo ubukwe bw'umwana w'intama buri hafi, imyiteguro ya buri wese ikaba igomba kuba ishyitse. Ndakwinginze ngo buri muntu wese muri iki cyigisho abashe gukurikirana urukundo ruri hagati yawe nawe, kugira ngo iyi sabato itubere isabato nziza yo kongerwamo urukundo rwo kugukunda no kugukorera. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Buriya ubukwe ni ikintu kidasanzwe. Ijambo ry'Imana ritwereka neza ko hari ubukwe burimo gutegurwa, ariko nanone rikatwereka ingero zitandukanye zerekana yuko isano dufitanye na Kristo imeze nk'isano iri hagati y'umukwe n'umugeni. Kubw'ibyo rero mu by'ukuri umuntu iyo ari umukwe undi ari umugeni, hari ibihe bibanziriza ubukwe. Ibyo bihe biba byuzuye kugeragezwa, biba byuzuye gukorana imbaraga, biba byuzuye kubaka icyizere. Abantu benshi, ingo nyinshi zisenyuka ziba zarabanje gusenyuka ku bihe bibanziriza ubukwe. None muri iki cyigisho icyo nifuza ko duhanga amaso, dufite imyiteguro imeze gute mu mutima wacu? Ijambo ry'Imana riratangaje. Yohana igice cya 3, Yohana igice cya 3, ijambo ry'Imana riratangaje. Yohana yamennye ibanga, asobanura ikintu kidasanzwe kuri ubu bukwe, kuri iyi myiteguro ishyitse twebwe dukeneye. Yohana 3 umurongo wa 27. Titre iravuga ngo Yohana yongera guhamya Yesu. Umurongo wa 27, Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambera abagabo yuko navuze nti si jye Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga niwe ki? Niwe mukwe. Ku munsi w'ubukwe umugeni aza asanga umukwe. Uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezerewe, anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Uwo nguwo akwiriye gukuzwa, naho njyewe nkwiriye kwicisha bugufi. Yohana yari umuranga. Mu magambo make, mu bintu byanejeje Yohana nk'umuranga, yanejejwe no kubona Yesu aje aho Yohana yabatirizaga, abona n'abantu nabo barahari, arangije afata urutoki rwe arutungira abantu, aravuga ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute? By'abari mu isi. Abonye rero abantu uburyo bagiriye amatsiko Yesu n'uburyo bumva bamushaka, ngo yari yicaye hariya nk'umuranga avuga ati, akazi kanjye kakozwe neza. Mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose, ikigisho cya 18, paje 110, baranditse ngo Yohana yigaragaje nk'umuranga wakoraga umurimo nk'intumwa ihuza imiryango yombi y'abitegura gushyingiranwa. Mu gihe cya kera iyo abantu bateguraga ubukwe habaga hari famiye ebyiri, famiye y'umukwe na famiye y'umugeni. Habaga hari umuntu rero bashyizemo hagati ugomba gufasha abo bantu, umukwe n'umugeni, muri communication, kugira ngo nibanagirana n'akabazo abafashe, nibashaka guhana amakuru. Ni nawe wahuzaga imiryango yombi. Umuranga rero yagombaga kuba ari umuntu uri mu kigero cy'abo ngabo. Harya mbabazi, Yohana na Yesu barushanwaga amezi angahe? Simwe mbaza? Nta amezi make, nta n'umwaka urimo. Kuko impamvu ni imwe, uramutse ushatse umuranga ukuruta yagushakira akurikije uko ashaka. Ubu waba ufite imyaka 30 ugashaka umuranga w'imyaka 60, yagupfunyikira ikibiribiri. Rero iki kintu ni ikintu gikomeye. Igihe Yohana yakoraga umurimo, Yohana yakoraga nk'umuranga. Umuranga ashinzwe gutuma umugeni akunda umukwe. Kuko impamvu ni imwe, mu myiteguro y'ubukwe haboneka amagambo menshi.
uriya musore ugiye gusanga ni imbwa, ntacyo azagira gute, ntacyo azakugezaho, urahiye, ubwiza bwawe bupfuye ubusa, wakubona ariko buri bundi urirukanka urongorwa, wabuze iki wanyu? Ayo magambo mu bukwe bwose aba ahari. Rero niyo mpamvu kugira ngo habeho ikintu cyo guhangana n'ayo mazimwe, tekiniki igomba gukoreshwa ni umuranga. Umuranga akakubwira ati aragukunda, nubwo ubona atarimo kukugeraho, nta kazi kenshi arimo aritegura, ariko aragukunda, ndetse n'ejo bundi urabizi ko mwavuganye, ntacyo yakwima. Ababwiriza, abaririmbyi duhagaze mu mwanya wa Yohana Umubatiza. Twebwe turabaranga. Mu gihe abantu baje mu materaniro nk'aya, Satani yabongoreye ko Imana itabakunda, imitima yabacyuriye ko batazajya mu ijuru, batazataha ubukwe bw'umwana w'intama. Korari n'ababwiriza tugomba kuvuga yuko umukwe akunda umugeni. Turi abantu bakomeye rero. Ariko Yohana yabwiye abantu, arababwira ati mundebere, ntago nigeze nshaka kurya umugeni w'abandi. Ko hari umuntu ugira umuranga, yarangiza kera hari igihe abantu babaga batazi kwandika, ukaba ufite umuranga ukamubwira uti nyandikira ibaruwa, nurangiza umwandikiremo umubwire ngo aragukumbuye, asigaye aryama ntasinzire. Umuranga kuko ashaka kurya umugeni akandika ngo nta bwenge ugira, ntukanampamagare. Ibaruwa akayitwara rwose wishimye. Ngaka akazi k'abahanuzi b'ibinyoma. Umukobwa yarangiza atari ko se uyu muntu uko ndushaho kumukunda akarushaho kunyandikira ibintu nk'ibi. Umuranga yarangiza atari ko nanjye ndahari, buriya nanjye mba nkanuye reka. Yohana yabwiye abantu, arababwira ati iyo umukwe abonetse, umugeni asanga ni umukwe, njyewe ndi umuranga. Ikintu kiba gisigaye ku munsi w'ubukwe, iyo wagize amahirwe ukaba warabigizemo uruhare, uba wicaye ahantu heza urya udasifuye. Mu bukwe burya iyo utazwi mu bukwe bakuzanira fanta, ukabwira uti ujya kubona ukabona umuntu akuzaniye tonique, ukambwira se ko nashaka kunywa ka orange ko nanashonje koko, ukambwira uti genda ujye kuyihindura. Yagenda agarura sitoro, reka dajya kubona ukabona ahinduye ikaritsiye yatangagamo fanta yegereye hirya iriya, ukazamubwira uti biteze, garuka, akagaruka amubwira uti ya fantaze nazo zashizemo. Ubukwe utazwimo, utagize icyo umaramo, utera urutoki uti hano ntibirahagera, bati buretse turaje, wajya kubona ukabona batangiye kubaka imiheha bavuga ngo birarangiye. Yohana yirinze kurya icyubahiro cya Yesu, arangije aravuga ati hoya ngomba gukinguruka. Yesu akabonana n'iki? N'umugeni we. Ndabinginze bayobozi b'itorero, mwitoze gukinguruka. Twebwe turabaranga. Iyo tugize amahirwe umukwe n'umugeni bagahura, umuranga asigara ari hariya avuga ati Imana ishimwe, umurimo nakoze ntiwapfuye ubusa. Mu bifuzwe byose haranditse ngo ubwo umukwe yari amaze kwakira umugeni we, umurimo w'umuranga wari urangiye. Yishimiye umunezero w'abari bamaze guhuzwa n'umurimo yari yarakoranye. Yohana yari yarahamagariwe kuyobora abantu kuri Yesu. Amen. Gerageza uyobora abantu kuri Yesu. Abantu b'inshuti zawe bayobore kuri Yesu. Umwanya wawe, iminsi mikuru yawe ibe iyobora abantu kuri Yesu. Anniversaire zawe zifashishe ziyobora abantu kuri Yesu. Kubera iki? Uri umuranga. Nshuti zanjye, nakomeje kwitegereza muri Bibiliya, mbona ikintu gikomeye. Barimo gusobanura ibigendanye n'ubukwe bw'umwana w'intama. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cya 15, haranditswe ngo mu bitekerezo bya Yesu umunezero w'umuhango w'ubukwe werekeza ku byishimo bya wa munsi ubwo azacyura umugeni we mu rugo rwa se. Amen. Mu gihe cya kera umusore yubakaga iwabo, akagenda ku munsi w'ubukwe yacyuraga umugeni. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi. Yari gahunda rero. Hano haranditswe ngo maze
umucunguzi n'abacunguwe bakicarana mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Aravuga ati, nk'uko umukwe anezererwa umugeni, niko Imana yawe izakunezererwa. Amen. Ntuzongera kwitwa intabwa, niko ahubwo uzitwa uwashyingiwe, kuko Uwiteka kwishimiye. Imana izakwishimira, inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Amen. Nshuti zanjye, Imana izaruhukira mu rukundo rwayo. Abantu babiri bagiye kubana haba hagomba kubamo ufite urukundo rwinshi kurusha uwundi. Hagati y'itorero na Kristo, ninde ukunda undi cyane? Kristo yakunze itorero agira gute? Araryitangira. Ubwo Yohana intumwa yahishurirwaga ibyo mu ijuru, yaranditse ati, numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti, haleluya, kuko umwami Imana yacu iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba agize gute? Yiteguye. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Amen. Icyo nashaka kuvuga ngiki, turi mu isi ariko turimo kwitegura ubukwe bw'umwana w'intama. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu bukwe bushingiye ku isano dufitanye na Kristo. Urukundo ufitiye Imana, urukundo ufitiye ijambo ryayo, urwo ngurwo nirwo rufitanye isano cyane no kuzaboneka kuri urya munsi. Mu gitabo cyitwa Uburezi, paje 281, nahoze ndimo kuhasoma amagambo atangaje avuga ngo hagati ya Kristo n'itorero rye hariho isano ya bugufi kandi yera. Kristo ni umukwe, nawe itorero ni umugeni. Kristo niwe mutwe, nawe itorero rikaba umubiri. Ubwo rero kugirana umubano na Kristo bisaba kugirana umubano n'itorero rye. Amen. Ndakangurira abantu, uko umubano ufitanye n'itorero ugenda ugabanuka, uko umubano ufitanye na Kristo ugenda ugabanuka, ni nako isano ufitanye n'ubukwe bw'umwana w'intama igenda ikurwaho. Ukwiye rero gusigasira iki kintu. Muri Bibiliya harimo isomo nasomye ryanteye ubwoba. Buriya Siyoni cyangwa se Yerusalemu, itorero ry'Abayahudi ry'Abisiraheli, Imana yaryitaga umukobwa w'i Siyoni. Ndetse Imana aravugaga iti, ni njye mugabo wawe, ugomba kuntegereza. Ariko muri Zekariya igice cya 2 umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo, yewe Siyoni we, wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike. Kubera iki? Imana yari ifite ubwoba yuko umukobwa w'i Siyoni niyicarana n'umukobwa w'i Babuloni, Imana yari ibizi yuko imyambarire n'imirimbo y'umukobwa w'i Siyoni izahinduka nk'iyi Babuloni. Imana yari ibizi yuko imibereho y'uburanga bw'umukobwa w'i Babuloni n'uw'i Siyoni iratandukanye. Imisengere y'i Babuloni, urukundo rwaho, gukura ibitekerezo ku musore umwe ugatekereza abasore benshi, niyo yari gahunda y'abakobwa b'i Babuloni. Kubw'ibyo rero Imana yafuhiye itorero ryayo. N'uyu munsi wa none, niba watangiye kugabanya isano ufitanye n'Imana, ukagabanya isano ufitanye n'itorero, ukaba urimo kongera isano ufitanye n'abasinzi, wongera isano ufitanye n'abasambanyi, wongera isano ufitanye n'abantu baramya ibigirwamana, abantu bumva Imana nta kintu ivuze, wakagombye kwiruka ugacika, kuko urimo urangirika, uzangiza ubukwe. Nshuti zanjye, nagerageje kureba ibintu 5 bishobora kwica ubukwe. Icya mbere ni ukumva amabwire. Satani akunda kutwumvisha amabwire, agatuma urukundo dufitanye n'Imana twumva rudahari. Ariko nagira ngo mbabwire, iyo ukunda umuntu bakavuga amagambo, barakubwira bati uko tukubwiye ibibi ku muntu mugiye kubana urarenza wiki,
umukobwa ahita akubwira ati ibyo nabyo umbwiye birushijeho gutuma mukunda. None se niba uvuze ko iwabo nta kigenda, ukaba uvuze ko iwabo nta kintu bageraho, ukaba uvuze yuko nta n'umuntu w'iwabo uzwi, urumva njyewe nk'umuntu uzwi ntakwiye kubana nawe ngo amenyekane? Iturufu yose uzana ku muntu ukundana n'undi, iyo turufu uyizana ugira ngo batandukanye, ahubwo akaba ariyo ibunga. Nibyo nshaka kuvuga. Ikintu cyose Satani azazana ngo aguteranye n'urukundo rw'Imana, ahubwo jya ukifashisha ukundane n'iki? N'Imana. Mwikuremo ibihuha. Icya kabiri, gukunda ibintu kuruta ukunda. Buriya nagira ngo nkubwire, ushobora gukundana n'umuntu ariko yarangiza akazaza kureba urukweto akabona rurasa n'uruhengamye, kandi ubwo wateresheje taro ngo uruhengure, murimo kuganira ukabona arimo aragucekinga cyane, abantu bakamubwira baturiya n'imbwa, azakurira mu nzu uriya n'imbwa. Ariko nagira ngo nkubwire, mu rukundo iyo hajemo abadayimoni, abwira abadayimoni ati Yesu biyita abadivaniste. Umva badushyira mu bibazo, iyo bateguye amateraniro tuba tugiye mu kaga. Kubw'ibyo rero, kugira ngo tubavangire, mugende mubakundisha amafaranga, kugeza ubwo urukundo bakunda Kristo ruzagira gute? Ruzagabanuka. Mubakundisha amasambu, mubakundisha amafaranga, aho bateraniye mujye mubashyiramo urujijo, mubatere kutumvikana, ku buryo ibyo bintu nimubikora tuzaba tubashyikiriye, tubatandukanye n'urukundo rwa shebuja. Mwari muzi ko inama y'abadayimoni yize kugira ngo urukundo twakundaga Kristo, twakundaga umurimo we, twakundaga abantu be, ruzimukire ku mafaranga. Karabaye ntikabaye. Nigeze kuyobora igitaramo, twari turimo gushaka amafaranga, umuntu arahaguruka, ndamwitegereza, murebye mbona amafaranga ari butange ni make. Afata mikoro aratangira, tumva, ndamubwira nivuga cyane, vuga bwangu kandi turimo turashaka amafaranga. Ariko amaso yari yagize gute? Yari yambeshye. Kubera iki? Amaso ashaka amafaranga hari n'igihe aba atareba neza. Umuntu arangije atari ko mwaretse nkavuga niba ari n'amafaranga ko nza kuyabaha. Ndamureka negerayo, aravuga, arangije arabaza ati ibyo abandi bamaze gukora mumbwire ibibura. Ako namureba nanjye nkavuga nose ibibura kuko nibyabonetse nta ruhare yabigizemo, ibibura arabibasha. Amaso akurikiranya amafaranga nta kintu aha agaciro. Yarahagaze arangije aravuga ati abayobozi b'iyi korari baze kundeba, abantu baje gushaka igitaramo, mushireho igitaramo, ibisigaye mu mbaza. Njya ku ruhande mbaza umuntu nuriya ni muntu cya, turiya muntu ntasanzwe, ntumurebe intambuko. Nshaka kubabwira iki? No muri iri torero nidukomeza kureba ikintu cyitwa amafaranga gusa, tuzahomba ibintu byinshi. Iyo ukunze urukunda amafaranga, Bibiliya iravuga ngo gukunda data wa twese ni kuba kugize gute? Kuri muri wowe. Ubu mwiteguye gusezera umurimo, mwiteguye gusezera mu makorari, abantu biteguye kubika ibitabo ababwirizaga, abagabo biteguye guhagarika ibyo bakoraga mu nzu y'Imana byose kugira ngo nabo batunge amafaranga. Ariko muri ya sanduku twaraye twize nimugoroba, ninde mwigeze mubona basashe? Cyokoze nigeze kubona muri Nigeria umuntu bashyinguye muri Hama, imodoka nziza cyane ifite ibipine binini imeze nka burende, bayimushyinguyemo. Ariko narebaga karitsiye barimo kumushyinguramo nkabona urutoki inyuma. Ubwo yabamariye iki? Ubonye niyo modoka yigurisha byibuze bakubakamo ruferina. Nyuma y'iminsi mike rero abajura baragiye barataburura, umurambo barajugunya, bafata imodoka baragenda. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, uru rukundo dukunze amafaranga rushobora kutwicira ubukwe. Hano twicaye, hari abantu bahicaye bagiye bapinga abantu. Umuntu ukabona araho yaza kukurambagiza ukamubaza uti witwa nde? Ati njyewe wenda nitwa, reka nivuge, nitwa Flavie.
yarangiza ati ariko numvishe kera barakwitaga Rudomoro, ubwo arimo arakwita ibizina bya kera kugira ngo agire gute hagupfobye. Warangiza ukambwira uti wanyemereye tukabana, ati hoya rwose reka nkubwira, ahubwo uyu mukozi w'iwacu uriya aragukunda cyane, numvise akwemera kandi wafatiraho bigakunda nabikugiramo. Warangiza ukavuga uti rero ubwo byanze reka n'ubundi uru rugo nirwo rurimo amakuru yanjye, reka no kwiha rubanda, ukiteretera umukozi wo mu rugo mukagenda mukabana. Umukozi wo mu rugo akagenda agashishikara agacuruza inyanya, nawe ukagenda ukubaka, ukava ku buye ukaba umufundi, bakakwizera ukazaza uhagararira inzu ugahinduka enjeniyeri. Kera yazaza bakambwira bati dufite umushyitsi udasanzwe uri budusure, ukajya ahantu ugacacana, wajya ko ukabona Rudomoro yinjiranye n'umugore we. Ibintu byaragize gute? Uhita utangira ugakubita akarenge hasi uvuga uti iminsi ntivuga we. Ubu hari abantu bagenda bajegera bahiye kubw'amahitamo apfuye bagize gute? Reka ngira ikintu mbabwira, nimuramuka muhisemo amafaranga muzahomba ibirori byo mu bwami bw'Imana. Cyo ni ikintu cya kabiri, urukundo rw'amafaranga. Iyo ruzamutse mu mukobwa ugiye gukora ubukwe, byanga byakunda babona abafite amafaranga arababona agata uwo bagombaga kubana. Itorero niriramuka rikunze amafaranga gusa rizakura intumbero kuri Kristo. Cya gatatu cyica ubukwe, guca isano, ntimuvugane mu gitondo na nimugoroba. Ubundi buriya urukundo ndagira ngo mbabaze, ari umusore ari n'umukobwa, ninde uba ukeneye amagambo ya mu gitondo na nimugoroba? Ni bombi. Kuko telefone iyo utayibonye mu gitondo na nimugoroba urahita uvuga uti bamujyanye tu. Dawidi yabwiye Imana ngo mu gitondo, mu gicuku cya mu gitondo uzaza wumva ijwi ryanjye, kandi na nijoro ijwi ryanjye uzaryumva ngutakira kandi ngushima. Isano ufitanye n'Imana ifitanye isano no gusenga mu gitondo na ryari na nimugoroba. Ibintu byo kuza gusa ku isabato saa 5 gutya bapfukama bagiye gusengera amaturo akaba ari gusenga, ufite ikibazo. Ubukwe bwawe burimo burapfa. Ikintu cya kane cyica ubukwe, kubona hari ibyo ushaka kugeraho ntubibone, ukicuza ko kuva mwamenyana n'uwo mugiye kubana hari abagufitiye akamaro bagucitseho, ugatangira kwicuza. Ukavuga uti rero abantu kuva yaza uyu nguyu tukaba inshuti, hari abantu benshi twari inshuti, ntabwo naburaga lifti, ntabwo naburaga amafaranga, sinaburaga abo tugendana, ariko nukubera iki nyuma yuko nemereye yuko tugiye kuba inshuti kandi tuzabana, kubera iki abantu bagiye biheza. Ni nako bigenda ku muntu umaze kwakira agakiza. Mwebwe babatijwe utangira kubona abantu batangiye kukwanga, ibintu washakaga ntago bigeraho, ariko Imana ibishaka kuva muri abo bantu kugira ngo ijye kurwanaho yonyine. Kubw'ibyo rero ukwiye kutagira ikintu wibaza ngo mu minsi ya kera nkiri umupagani, nkinywa inzoga, nkisambana, kuki nari mfite inshuti zimfasha ubu nkaba ntazifite? Ubu Yesu niwe nshuti yawe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ikintu cya gatanu, kwibwira kuri mwiza ntiwiyiteho warangiza ukadamarara. Nta kintu kibabaza nko kwibwira yuko uri mwiza, wakureba mu ndorerwamo ukabona uri mwiza, warangiza ukabwira umuhungu ukamubwira uti njyewe rero ujya uza kuntereta nushaka uzabireke, ndi mwiza sinaburunjyana. Abakobwa bafite uwo mutima basazira iwabo kandi ari iki? Ari beza. Mu rukundo dufitanye na Kristo, iyo dutangiye kwibwira ko turi beza turangirika. Kubera iki? Ni inshingano za Yesu kuduhindura beza. Iyo watangiye kwibwira rero kuri mwiza, nta cyaha ugira, ari wowe ukiranuka, Kristo umushyize ku ruhande, ni nkaho umubwiye uti ubukwe bwanjye nawe nta kintu ntabwo buzaba. Bibiliya hari isomo nasomye ryantangaje. Umukobwa w'i Siyoni ufite uburanga bwiza wadamaraye, ngiye kumuca. Ubukwe ni ikintu gikomeye. Uramutse ugiye gukorana n'umuntu ubukwe, yarangiza akakubwira ati rero ndabyemeye, ku munsi w'ubukwe nta kibazo, ariko njyewe ntago nzambara imyenda y'abageni, nzambara bubu nziza cyane.
ku munsi w'ubukwe wamwambika bubu, simwe mbazara. None se iriya myenda y'ubukwe ifite icyo isobanuye? Kariya gatimba bambara gafite icyo gasobanuye. Kubw'ibyo rero umuntu yitwa umugeni kubera ko ari muri iriya myenda. Niyo mpamvu muri Matayo 22 umurongo wa mbere kugeza kwa 14 Yesu yavuzemo igitekerezo cy'umuntu yakuteguye ubukwe, abantu bagombaga kubuzamo, ariko ategeka yuko abantu bagomba kwambara n'umwenda w'ubukwe. Ngo agarutse asanga hari umuntu utambaye umwenda, aramubaza ati mugenzi wanjye bimeze gute? Bibiliya iravuga ngo nawe arahora rwose. Uwo muntu ngo baramuteruye bamujugunya hanze aho bazahekenyera iki? Amen. Reka ngire ikintu mbabwira. Kuba Kristo yaradutoranyije tukaba twiteguye ubukwe, ndagira ngo ngusabe wibuke gushakisha umwambaro w'ubukwe. Umwambaro w'ubukwe ni ikintu gikomeye. Twebwe dukora ubukwe kubera ko umuntu yabaga arimo guhumekera mu kwaha saba barabizi. Hari ukuntu utegura ubukwe ukumva urahumekera mu kwaha, wajya kwisaka ngo wumve kuhumeka ntukora, ahubwo ugakora ngo wumve kuko ibintu byanze. Umukobwa yakoraga tekinike yo kubanza akabona ikanzu, nawe ukabanza ukabona ikoti, ibindi bikazagira gute? Bikakurikiraho. Nta muntu nari nabona ushaka ikanzu y'ubukwe ku munsi w'iki? Ubukwe. Bwaba ari ubujiji bukomeye. None ubu nitwicaye hano hari abantu bategereje kuzaba abakiranutsi dimanche yatangajwe. Ubwirwa n'iki kutazajyayo ku isoko ugasanga imyenda yagushiranye? Icyo udashoboye uyu munsi ntuzagishobora. Ndashaka kubabwira iki? Ndashaka kubabwira yuko isano iri hagati y'umukwe n'umugeni ni isano ibisaba ubwenge, isaba umwanya, gutekerezanyaho, kwishimirana. Umuranga agakora akazi ke, ariko nawe ugakora inshingano zigize gute? Zikureba. Nshuti zanjye, mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 19 harimo amagambo badusomeye. Ni amagambo akomeye. Duturuke ku murongo wa 5. Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti, nimushime Imana yacu mwambata zayo mwese mwe, namwe abayubaha, aboroheje n'abakomeye. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba agize gute? Yiteguye. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'iki? Yabera. Ubu abantu bazajya mu bukwe bwo mu ijuru, Imana irimo irabambika imirimo myiza, irimo irabambika imico myiza, irimo irabambika umutima w'impuhwe, irimo irabambika umutima wo guca bugufi, irimo irabambika umutima wo kwita ku bantu, irimo irabambika umutima wo kugira icyo bamara mu nzu y'Imana, no kuba inkingi zikomeye mu miryango yabo. None nagira ngo nkubaze, ntushobora kuba wicaye hano iyi kanzu wari warayihawe ikaba yaracitse ku kibuno? Hari ukuntu kera umuntu yicaraga ku mutumba, ugashaka ahantu hamanuka, ukazaza uzamukana umutumba ukawushyira hejuru, ukamanura akabuno neza ku mutumba, ukamanuka we wagera epfo ukongera ugaterera. Abaragize uti nta kintu kirusha umutumba umunyenga rwose. Wajya gutaha wakwikora ku kibuno ukumva intoki zirimo ziragerayo neza neza, kibaza uti se byagenze gute? Naho umunyenga warangije ikanzu, ariko imbere urimo urabona umwenda ugize gute? Uruzuye. Reka mbabwire, iyi minyenga y'ibyisi, iyi minezero, aya maraha, ibi byisi, iyi mirengwe, iyi minsi mikuru, ubu buzima bwo kunezeza iruba, kamere n'irari n'iruba, muzashiduka umwenda wabacikiyeho. Nagira ngo ukangukire ubuzima bwawe. Mu gitabo cy'Umugenzi nasomyemo amagambo akomeye
nifuza yuko dusangira iki gitabo cy'umugenzi. Icyigisho cyacyo gisoza ni icyigisho cyitwa iteka nta bwenge yaciriweho. Iyo mvuze nta bwenge, abo twiganye ku isabato ubwo mwamwumvise. Ubu rero uyu munsi nta bwenge yageze ku rurembo Siyoni, agezeyo rwose. Nuko nkebutse mbona nta bwenge ageze kuri rwa ruzi, arwambuka vuba, we bitamuruhije nk'abandi, kuko yahasanze umusare witwa Mwiringira ubusa, aramwambutsa, amwambukiriza mu bwato bwe, maze aterera wa musozi nka babandi ngo ajye kuri rya rembo. Ariko agenda wenyine, ntihagira ujya kumusanganira ngo amuramutse cyangwa amuhumurize na hato. Binjira mu rurembo Siyoni, ageze kuri rya rembo we arararama. Urumva, Mukristo na mugenzi we barinjiye, bamaze kwinjira urugi rugira gute? Rurakingwa. Nta bwenge nawe yakoresheje tekinike ze zose, aho yageraga akagera aho bihanira, we yarakataga. Bakamaza batari ko kutihanye bimeze gute? Ati ibyanjye ntibikureba, icy'ingenzi ni ukuba umusirimu mu mutwe we. Uzajya mu ijuru kandi nanjye nzagira gute? Nzarijyamo. Bakamubwira bati se uru rwandiko dufite ko twaruhawe umunsi twahabwaga iyi kanzu. Nta bwenge akabwira ati nimwambara ibyo mwambara, icy'ingenzi ni ukugera mu rurembo, icy'ingenzi si amakanzu. N'ibyo bipapuro mufite nanjye nshatse nagira gute? Hari abantu baba ari abakoboyi mu rugendo rwose. Ariko noneho ari ku rurembo kabaye, arararama, areba ibyanditswe hejuru ya rya rembo, arakomanga, yibwira ko bamukingurira vuba. Maze ba bantu bamurungurukira hejuru y'irembo, baramubaza bati urava he? Urashaka iki? Arabasubiza ati twariraga imbere y'umwami, tukanywera imbere ye, akigishiriza mu nzira z'iwacu. Ikibazo bamubajije n'igisubizo yatanze murumva ari bimwera? Barabaje ngo urava he kandi urashaka iki? Arangije ati twariraga. Murumva ibyo bintu bihuye? Igisubizo yatanze avuga ngo twariraga imbere y'umwami. Nibyo koko baririye imbere y'umwami, ariko umwami ntiyabagaburiye. Ikindi kandi yarakomeje avuga ngo twariraga imbere y'umwami, tukanywera imbere ye, akigishiriza mu nzira z'iwacu. Murumva yarigeze avuga ati njyewe ndi umwigishwa we? Ntiyigeze yigishwa na Yesu n'umunsi umwe. Icyakora Yesu yigishirizaga muri karitsiye yabo. Ubu buhamya bwari bupfuye. Noneho rero barangije, maze bamubaza urwandiko rwe ngo barujyane barushyire nyir'ururembo umwami. Umugabo bita nta bwenge ashakashaka mu myambaro ye, agira gute? Akombabaza. Ubundi yagendaga atabizi ko nta rugo afite. Buriya rero hari ukuntu umuntu ajya ahantu muri resitora akarya abizi ko nta kintu afite, kazababwira ati biriya ni ibiki? Bati ni isambusa irimo amagi abiri, mukizane nacyo. Akagitikura akakivovora, yajya kubona akabona umuntu arimo ararya ibintu bivangavanze amabara. Ibise byo ni ibiki? Bati rero iki ni ikigati bita hamburger, mukizane nacyo. Bakakizana. Yarangiza, ye muko kurimo gutinda kunkorera fagitire, abizi ko nta kintu agize gute afite. Warangiza ukamuzanira fagitire, ati none se momo yanyu irakora cyangwa ni kode? Abizi ko nta kintu kirimo. Muti byombi birimo birakora, ariko ushatse watanga na kashe mu ntoki. Oya, ndabona network azanze kandi kode ntago njya nzikunda cyane, reka ahubwo nyarebe. Akisaka kazaza akora. Bigenze bite so? Oya da, ubuse babikora? Ntago babikora. Ako muri gare Nyabugogo nabo nabagome. Ubu hari umuntu wantinyuka ugatangira utize bigenze gute? Oya ni impamo, nari mfite inote nk'esheshatu za 5, imwe ya 2 n'eshatu za 100. Ubuse zigiye he? Oya da, ibi ntago bishoboka. Nta bwenge yageze ku rurembo rwo mu ijuru, yisaka ibintu nawe abizi ko atagize gute? Ikibazo mfite uyu munsi, ibyo utarimo kubika uyu munsi uzabyisaka ubizi ko ntabyo ugize gute? Ntabyo ufite. None se reka ngiki mbabaza, ubu ko mwicaye aho, abo kwiriza ubusa byananiye ntimwiyizi? Abo kwihana byananiye ntimwiyizi?
ubu se nta muntu uri buve hano ajye gutungwa n'icyaha. Ariko abantu benshi iyo murimo kugana kubwira ati mu ijuru tuzajyayo, ababwiriza tuba turimo kuvuga uburyo tuzicara, abaririmbyi bavuga uburyo ngo bazarya, buri muntu wese avuga icyo akunda. Ariko twese turabizi yuko urupapuro turimo kwisaka ntarwo tugize gute, ntarwo dufite. Nta bwenge arangije baramubaza bati ntarwo ufite, ntiyagira icyo abasubiza na gito. Babibwira umwami, baramubwira bati uriya mugabo twebwe tumubwiye ibyangombwa, tumwatse urwandiko, twamubajije aho ava n'ikimugenza, twabiyobewe. Tumwatse n'urwandiko, arimo arisaka nk'umuntu warwibwe. Babajije umwami, umwami yarababwiye ati rero uriya ni umutubuzi. Ni umutubuzi, mumuterure mumujugunye, ntihagire n'ibindi bintu mumubaza. Ngo baraje baraterura barajugunya, ngo hahandi abantu bazahekenyera iki. Hakoreka njye ikintu babwira, koko dutuburira abantu tugera no ku rwego dutuburira iki, Imana. Mwami Yesu, rwose ndagukunda mwami, imirimo yanjye izagira gute? Wowe urimo urapanga yuko nuhura n'umuntu uzamunigisha bakamwica kubera ko yakize mbere yawe. Wicaye ahantu urimo urashaka kwica ubukwe bw'abandi. Mu mutima wawe wahobeye umuntu mwiganye, ubona afite imodoka, ishyari rirakwica kuko ari wowe waguze igare mbere ye. Warangiza ngo imirimo izabyerekana ibiza. Byarangiye nta bwenge abuze ubugingo. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, uyu munsi reka ubu munsi udasanzwe wo kuzamura isano dufitanye na Kristo. Dushaka urwandiko, twibikeho ikanzu tuyimesheshe amaraso ya Yesu, kandi niturangiza Imana tuyisabe kuba maso. Ubu bukwe bwacu buregereje, kuba turi itorero ryiza nta kintu bivuze. Baca umugani ngo umukobwa mwiza yaheze yego, kandi ubwiza bw'umukobwa bushobora kumugeza ibwami, ariko iminsi azahamara iterwa n'imico ye. Ndasaba Imana rero ubwira itorero twatoranyijwe tukaba dufite aya mahirwe, Imana iduha imico ihuje n'ubwami tugiye kujyamo. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mwumve isano umuntu agomba kugirana na Kristo. Kandi ku musozo w'iyi ndirimbo turaza guhamagara abifuza kubaka isano yabo n'Imana, abatazifuza kuzisaka ku munsi wa nyuma. Iki ni igihe cyiza cyo gutegura ibyangombwa uzabazwa ugeze ku rurembo. Imana ibaho umugisha kandi bakomeze. Bishoboka ko waba urimo kwibwira kuri mwiza, ariko ukeneye kuza, ukeneye kwiga kuri iyi myiteguro. Hamagara, fata telefone yawe mu gitondo uhamagare Kristo na nimugoroba. Uko muhamagarana cyane ni kubona ko ubukwe bwegereje. Reka gutega amatwi iterabwoba rya Satani. Ni umushinga wa Satani wo kwica ubukwe. Satani yigutesha icyerekezo ngo akubuze kwegera abana b'Imana bari, akubuze kuza mu rusengero rw'Imana, akubuze gupfukama ngo usenge. Hoya, Imana idufashe ngo tuba abaranganya kuri mu mico yacu n'imibereho yacu, dutungira abantu urutoki Yesu, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwiza. Iyi ndirimbo reka ibe indirimbo yo kubafasha gutekereza, kandi nyuma yayo abifuza kwiyegurira Imana no kubaka isano kugira ngo ubukwe bwabo bwendaga gupfuba, ubukwe bafitanye na Kristo, bongere bakorane inama nawe, bongere bazure urukundo bafitanye nawe mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Nta kintu cyiza nko kwitwa abana b'Imana. Korari barakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Icyo ugomba kubaka ni isano ufitanye n'Imana. Igikenewe cyane ni ukongera kugarura urukundo ufitanye n'Imana. Hari ibintu byinshi byagiye bivangira, uko wakundaga Imana kera ntabwo ari kukikunda uyu munsi. Muri uyu mwanya ndagira ngo ndebe umuntu naho yaba umwe wifuza kongera gusubizaho isano afitanye n'Imana, wifuza kongera gusaba Imana ngo urukundo ayikunda rwongere rugira imbaraga, kandi Imana imuha imyiteguro ishyitse. Niba uhari, tera intambwe uze dusenge.
uhari nashaka bumwe avuga ati mwami Yesu, ndifuza kubaka isano yanjye nawe. Hagiye havukamo ibibazo bitandukanye, nacitse intege, nigeze kuba inshuti yawe ariko siko bikimeze, nigeze kugukorera ariko siko bikimeze, mpimbaraga zo kubaka isano mfitanye nawe. Uyu mwanya ndakurarika mu izina rya Yesu, ngwino hano dufatanye gusenga. Imana ibaha umugisha, mwene data, Imana iguha umugisha. Icyakora abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Wowe ubwawe uburyo ubanye n'Imana yawe, niba hari undi nashaka umwe atera intambwe ze, tugeze mu gihe cyiza gikomeye kandi kidasanzwe. Abakurikira Yesu bazaka nk'inyenyeri. Rero nimukunde umukiza niba mushaka kuzabana nawe mu bwami bwe. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo duhaguruke turirimbe indirimbo yacu isoza. Mu gihe turaba turimo kuyiririmba, uwifuza kwegera Imana, wifuza kuzambikwa ikamba ryo kunesha, atera intambwe. Ntabwo twasoza tudatanze aya mahirwe. Bishoboka ko uyu munsi wakubera umunsi mwiza wo kongera kugarura ibihe byiza wagiranye n'Imana kera, bikaba byarakamye bitewe n'ibigeragezo, bitewe n'amakuba, bitewe n'ubushobozi bw'amafaranga wabonye cyangwa wabuze, bitewe n'intambara Satani yagucanyeho. Ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kubaka isano. Icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubwo bushobozi nawe urabukeneye. Nshuti yanjye, ngwino wongere wubaka ikiraro, ngwino wongere wubaka urwego hagati yawe n'Imana. Imana ibaha umugisha. Turirimba mutera intambwe mwiyegurira Imana. Ubwo Yesu azagaruka kujyana be bose, beraye kumuyoboka n'abatoni be, bazaka nk'inyenyeri zitatse kw'ikamba rye, bazatangaza cyane bakize rwose. Ubwo azaza gukoranya bo yatoye bose, berababoneye rwose babatoni be, bazaka nk'inyenyeri zitatse kw'ikamba rye, bazatangaza cyane bakize rwose. Yemwe bana bakunda umukiza, abakunda n'abatoni be, bazaka nk'inyenyeri zitatse kw'ikamba rye, bazatangaza cyane bakize rwose. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe twongeye kuza imbere yawe tugushimira yuko waduhaye umugisha. Waradutoranyije, itorero ryawe urarikunda udahereye ku bwiza ahubwo ku bw'isezerano. Watumye abandi bantu badutangarira. Turi mu gihe turimo kwitegura ubukwe bw'umwana w'umuntu. Uturinde kugira ikindi kintu cyaturangaza. Uduhe kubaka isano dufitanye nawe, uduhe kukuba hafi, kandi ku manywa na nijoro haboneka ibiganiro hagati yacu natwe, kugira ngo urukundo rwacu rusagambe, kandi ubwo ugiye kugaruka bidatinze uzasange turi abakobwa b'abanyabwenge. Cukamanye n'abana bawe bashaka gusubizaho isano. Uko byari bimeze kera siko bikimeze. Ntibabonye umwanya wo gupfukama ngo bagusenge. Intege nke zarabafashe,
ibibazo n'amakuba byarabugarije, barangije amakuru mabi aturuka kuri Satani ababwira yuko utakibakunda ndetse utakibitayeho. Ibyo byatumye rero bumva bazinutswe, ariko uyu mwanya urukundo rwawe rwongeye kwinjira muri bo, rurabakanguye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwo korari imaze kuririmba indirimbo idasanzwe yerekana yuko isano dufitanye nawe ariyo sano iduhindura abana bawe, ngwino ugire icyo ukora mu buzima bwacu, kandi aba bana bawe bakirwe n'ibiganza bitari iby'umwana w'umuntu, bakirwe n'ibiganza byawe. Buri wese muri bafite isezerano, natwe abari hano twakumenye kera, turifuza yuko ugira icyo ukangura mu buzima bwacu, kugira ngo twongere dutekereze cyane, tutamera nka nta bwenge wisatse ku munsi wa nyuma abizi ko nta kintu afite. Uturinde kwihagararaho mu buzima bwacu, uduhe ikanzu yera, uduhe urwandiko turubike, kugira ngo umunsi wo kurwisaka tuzasange turufite. Yaba abaririmbyi, yaba ababwiriza n'abakuru b'itorero baraha, ndabasabiye ngo ubahindure abaranga bazima, uduhe kugira ngo dutunge urutoki twerekane umukwe nyakuri, kandi igihe cyose tuzaza tubona ibintu byagenze neza, umukwe yicaranye n'umugeni, icyo gihe aba aribwo tuzashima yuko imihati yacu itapfuye ubusa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. muri isi yubitswe n'ibyaha, dukomezwa n'amahoro ya Yesu, Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.